na hamwe wibuze nge nzaba mpari. Oh my baby te amo, 'cause only you who make me fall in love. wayanditse gutenya twise tujyana urumva yari message washakaga kuyimuma wenyine, yari amagambo ari umubwiye ari indirimbo ushaka kumutura ukanamukorera melody yayo yari message. oya man, muri iyo boro hari umukobwa wayakire twese tutarayumva arayenjoyinga ari yibwite mbabara umbwire reaction y'uwo mwana w'umukobwa iryo hogoza yiyakiriye ate yumvise tema. Hello friends and family, bantu banjye mumeze mute, how are you doing? Reka nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri gushima Imana, nizere ko ibyo muri gukora byose biri kubagendekera neza cyane ko ari cyo tuba tubifuriza. Hanyuma nk'ibisanzwe ikiganiro cyitwa Tembe Culture Vibes, niho umenyera amakuru aba agezweho mu myidagaduro kabisa, ukabasha kumenya uti ese ibintu bimeze bite, hanyuma bikagenda neza cyane. Hanyuma nago nshaka ko uyu munsi dutinda kubera ko gukora ibiganiro birebire na sanze kabisa bitabari sawa cyane, ahubwo ndashaka ko tunyura twihuta kabisa. Uyu munsi ni igice cya mbere. Hanyuma uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku muhanzi witwa Eleee, akaba n'umuproducer, umuhanzi ukunzwe cyane abatari bake haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Byensiya ntago abantu bakibidishidikanya yuko Eleee ari umuntu ukunzwe haba muri music production cyangwa se ibyo sanzwe akora byo gutunganya imiziki ndetse no mu ndirimbo cyangwa se mu miririmbire. Nk'urugero ngira ngo murabizi ko uyu mugabo afite fan base nini cyane mu gihugu cya Uganda. Muri iki gihugu cya Uganda ngira ngo amaze gukorera ibitaramo bigiye bitandukanye, ariko yagiye agaragaza ko n'ubundi afite abakunzi benshi. Ngira ngo hari icyo yakoreye Mbarara, ngira ngo yagiyeyo ajyanye na Supermanager, ngira ngo byari ku nshuro ya mbere, yarakubita abantu barakubita baruzura, atungurwa nuko abantu bazi indirimbo ze. Ngira ngo afite indirimbo nkeya cyane kabisa, abantu barazivibinga barazirimba neza mu Kinyarwanda. Ibintu biratungurana hariya, ngira ngo muri kugenda muri ukuntu abafana bari bishimye buzuye muri aho bari bakoreye n'ubundi hariya Mbarara muri Uganda. Akora ibindi bitaramo bitandukanye. Ejo bundi yarare muri Comedy Store, abafana buzuye bakubise buzuye bakarimba indirimbo zirimo yitwa Sikosa neza, bakazirimba neza mu Kinyarwanda. Ndumva ngo nyine barimbaga indirimbo Sikosa mu Kinyarwanda man bro, mu Kinyarwanda ukagira ngo wenda ni nk'abuzukuru ba Rwabugiye cyangwa se wenda bakigere shamujeni kabisa araho n'umuzo cyane. Hanyuma uyu muhanzi witwa Eleee yari byinshi yatangaje rero mu kiganiro gena cy'imakuru Igihe. Nshaka ko tuvugaho gake mu byo yavuze kabisa. Yavuze ko agiye kuba ashyira hanze album ye ya mbere nk'uko n'ubundi byari byatangajwe mu minsi ishize. Yari yatangajwe ko agiye kuba ashyira hanze album ari kumwe n'umuhanzi witwa Ruga wo muri Nigeria kabisa, umuhanzi ukunzwe cyane. Ngira ngo abantu bamenye mu ndirimbo zitandukanye zirimo nk'itwa Girlfriend, yakunzwe cyane kabisa, iri gukundwa cyane, igize ngira ngo mukana waze ndeba mbona ifite miliyoni 168 zirenga bayirebye. Amenyekana mu ndimo zitandukanye y'Uruga. Hanyuma kandi azahihuriramo n'uwitwa King Madi kabisa, nawe n'umuhanzi ukomeye cyane, ndetse n'uwitwa Kizz Daniel, abantu baramuzi cyane, nawe yarakomeye cyane. Hanyuma amaze kuba abikonfirm avuga ko hari n'abandi bahanzi bakomeye cyane muri East Africa tashatse guhita atangaza, avuga ko nabo bazakorana kuri album ye. Iyi album izaba iriho indirimbo zijya ku 10 kugeza ubu ngubu. Amaze gusohokaho ebyiri nk'uko yabyitangarije, zirimo iyitwa Tombe n'iyitwa Maso kabisa. Bishatse kuvuga ko hasigaye indirimbo 8 kuri album ya mbere y'uwitwa Eleee. Ndagira ngo twumve ibyo Eleee yatangaje, and then tugaruka tugiye gute dukomeza twiganira mu kiganiro cyacu cy'uyu indirimbo. Abandi ziracyari gukorwa, baracyari kuzikoraho, ariko indirimbo yanjye na Ruga yararangiye. Dufite amajwi yiwe Eleee na Ruga. Noneho ariko harimo n'abandi bo muri East Africa banini muzi, bako ntavuga. Indirimbo na Ruga yarakumvisa we ati twakora. Yaragiye no kujya muri remix ya Kashe nako ya Tombe, ariko bikwitana nuko yari mu matuwa yiwe. Umuntu ari muri tuwa nabibonye abari
indi si. Mwahuye ugiye gufata muri ya frema? Oya ntabwo nubwo turabonana twabonye kuri video call ari umuntu uje nawe umwereka ibintu maze gukora ahita. Ariko nko muri Afurima hari ahantu henshi nabonye baba Nigeria banza aho na patron King twaranahuye mbere urana witwa King Madi barambwira ngo I'm a big fan nawe wamenye byari ngo nishimye ngo performance indirimbo yanjye nkunda yawe yitwa Tombe. So bigenda biza gake gusa rugawe ntabwo turabonana nahuye na Kizz Daniel nawe turi gukorana ariko ntabwo ari recording sari muri no kwa bafite ibindi nawe bye niyo mpamvu nta pressure niyo mpamvu album nitinda bazihangana ariko izasohoka iriho ibintu binini ari umuzigo nkuko bazita. Yitwa Eleee kabisa avuga agira icyo watangaza kuri album ye n'ubundi agiye kuba ashyira hanze. Hanyuma ikindi twagarukaho uyu mugabo witwa Eleee yavuze ko abahanzi yifuza kuba yakorana indirimbo nabo barimo uwitwa Meddy ndetse n'uwitwa King James kabisa, akavuga ko aribo bahanzi yifuza kuba yakorana indirimbo nabo. Ndagira ngo nawe nabyo tubyumveho gato ane tugaruke duhita dukomeza. Icyifuzo ariko ntabwo ari itegeko. Nibikunda nibishoboka byaba ari igiciro cy'ikirenga. Impamvu uburyo bike yawe imeze y'urukundo ijemo ari amarira ya King James kuko nawe ni umuntu mu ndirimbo aba ari umuntu wipfiriye, haba hari kuvuga ubugingo umuntu aba yaragiye kera ewa muhuye mushobora gukora ikintu abakobwa b'i Kigali bazi sinzi uko bagiterura cyaba gifite ubundi buremere. Tuzamusabe murebe ukuntu muvuza ibintu. wish ko tuzakora ibi byose ni iyo bakiri muri Sakina ariko ari King James nakunze indirimbo ze kurusha benshi ndabizi kuko udasanzwe ugenda yonyine bro, umuntu wenyine uca ahantu ha wenyine mu gipfundo. Ntabwo nabonye anafite igitaramo abantu tugomba kukijyamo twese. Uko ngo King James Meddy nibo bantu wumva mwakorana biranashoboka byo bisanzwe by'ubwo byabaye ibintu bisanzwe no kumusanga muri gospel nta karimbo ka gospel tekereza. Okay yitwa Eleee akubwira ati abahanzi nifuza kuba nakora nabo barimo uwitwa King James ndetse n'uwitwa Meddy, yakavuga ko kabisa yifuza no kuzagira gute kuzajya mu gitaramo n'ubundi uyu witwa King James afite muri sama y'umwaka cyo kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki. Iki nicyo gihe cyo gukora concert y'imyaka 20 maze mu muziki. Nifuza rero kubatumira tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Nizere ko muzaza tukaririmbana cyane, tuzagenda renda ibindi tugenda tubimenya buhoro ariko ndabatumiye kandi nizere ko muzaza mukitabira muri benshi tukaririmba kabisa. Nashaka ko ikiganiro kibe kirekire ahubwo iki ni igice cya mbere, mwihangane kabisa. Igice cya kabiri n'ejo kabisa ndaza kuba mbabwira ibindi byinshi kabisa kuri umuhanzi w'umuhanga cyane witwa Eleee. Hanyuma mukurikire live mu kanya ngiye kuba nashyiraho kabisa, nabwo turaba twiganira n'ubundi kuri no muhanzi and then ejo tuzagaruka dukomeza kubera ko uyu muhanzi n'umutungo w'igihugu kabisa afite byinshi amariye mu Kinyarwanda, zirimo indirimbo zigera kuri 250 ziri nk'uko byitangarije amaze gukora kuva yaza mu muziki. Zose zabaye hit kuva ku ndirimbo yitwa Hands Up yakoreye witwa Bruce Melody, ikaba nayo breakthrough song yamenyekanye cyane muri production kugeza kuri Extra Stamina kabisa, ngira ngo niheruka gushoka niba ntibeshye. Zose kabisa ejo tuzatumusesengwa neza cyane twinjira turi tuti ese ubundi Eleee ni muntu kiyinjiye mu muziki ate. Everything we shall talk about them, right? Okay, hanyuma mukomeze mubane natwe, ukande kuri subscribe niba rugamere tubanye, kandi ukande kuri like na ukunze iyi video. Ejo ndabereza iki cya kabiri cy'i video kabisa, nimuzantenguye kabisa, muzabe mubanye nanjye. Nitwa Shema Pacifique, ciao.